Haleluya. Umurimo umwe wonyine Yesu yasigiye abantu ni uguhindura abantu kuba abigishwa. Ndakagira ubucuruzi bwaguke buva i Kigali bugere i Gisenyi, bugere Dar es Salaam, bugere Nairobi, ariko muri bwo, haleluya, njyewe wabuhawe, wahawe uwo mugisha. Nibuka uwo ndiwe, nibuka ko mfite ubugingo buhoraho, mvuge ngo mu bucuruzi bwanjye hazavukamo abigishwa ba Kristo. Haleluya. Niba nzi kuvuga nzavuga, niba nzi gukora imirimo myiza nzayikora, niba ari ugutanga nzatanga, ariko nzahuza abantu n'ubugingo buhoraho. Uko niko kwaguka. Nibitaba ibyo, amafaranga abakorera Satani barayafite menshi, kandi bazahora bafite menshi, kubera ko ibyabo bizagarukira inanga. Niyo mpamvu ubwo uri Imana yacu, ibyo biraduhagije. Tuvuze kubaho kwawe hagati yacu. Ninde wamenya iby'imitima iraha uretse wowe? Ninde wamenya iby'ubuzima bwa buri muntu uretse wowe? Ariko wowe ubizi neza, waratubwiye ngo ntidutinye, ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Wowe uzi details, wowe uzi detaye z'ubuzima bwacu, ukamenya ibwina mu mitima yacu. Ngwino ugira icyo ukorana n'ubuzima bwa buri muntu wese, maze twese duhuzwe n'umugambi udufitiye. Nta muntu w'ingwiza murongo muri twe, nta n'umuntu w'umumaro mukeya muri twe. Twese turaba agaciro. Watumeneye amaraso, bizakuvanye mu ijuru uze kunshaka, uje kumushaka. Ndakwinginze kubw'imbabazi zawe, ndakwinginze kubw'ubuntu bwawe, kugira ngo ntidusohoke turi ku kigero nk'icyo twari turiho. Ahubwo mukunzi mwiza, buri umwe muri twebwe yigira imbere mu bwiru bwawe, yigira imbere mu guhuzwa n'umugambi wawe, yigira imbere mu gusa nawe. Turagushimira umugisha wo kumva amagambo yawe. Bumwe mu buhanuzi buriho bwaravuze ngo hazabaho igihe cy'ingume, aho ijambo rizaba riri ingume, ritariho ridahari. Turagushimira ko tugifite umugisha wo kumva amagambo yawe, tubiguhereye icyubahiro. Iri torero rigira umugisha, abashumba bagira umugisha, abana muri urugo bagira umugisha. Ubagurire kugukorera icyo wabaremeye kugeza ku mpera y'isi. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuvugwa neza burya biraryoha. Numvaga birimo mwicarira. Imana ibahe umugisha. Muraho neza aho tutari kumwe ejo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Numvaga birimo byinjiramo neza. Apostle, Imana iguhe umugisha. Biraryoshye kubyumva ukiriho, ariko Apostle ndagushimiye cyane cyane. Imana iguhe umugisha. Bibaho gake, uretse ko hari abakozi b'Imana babifite, ariko ni bake kubona umukozi w'Imana ufite inshingano nyinshi n'imirimo myinshi nka Apostle, ariko ufata nk'akanya akakohereza nk'akamesaje. Yagiye akampasi kenshi, ariko kakankomeza, akambwira ngo komera. Ndi mushya muri uru rugendo ndetse no muri uyu murimo. Mu myaka ndi mukuru, badamu bangana nanjye baba ari bakuru, ariko mu murimo w'Imana ndi muto kandi ndi mushya. Rero kubona umuntu ukoze koreye Imana iriya myaka agafata umwanya wo kukubwira wowe wejo bundi twebwe binzaduka, muba mutanizeye icyo tuzaba twahinduye mu myaka 5. Erega ibintu n'igitangaza. Ariko agafata umwanya we akamenya message yo kunkomeza, akambwira ngo komera, Yesu ari kumwe nawe, n'ibindi byose yanshyigikije mu magambo. Rero Imana iguhe umugisha Apostle. Imana iguhe umugisha cyane cyane. Tubwirwa n'abakristo basanzwe ko badukunda, bakatubwira amagambo meza, ko twahinduye ubuzima bwabo, kumva biraryoshye. Ariko bibwiwe n'umuntu uzi imvune z'uyu murimo, uzi byari byo umvurushijeho gukomera. Rero Imana iguhe umugisha cyane cyane. Mama Joyce, Imana iguhe umugisha. Mukobwa w'umwami, munyamasengesho, Umwami Yesu aguhe umugisha cyane. Mwarakoze kunyizera mukampa aya mahirwe yo gukorera Imana muri uru rugo rwiza rwa data. Haleluya. Ndashimira Imana kubwo twebwe twese abakobwa bakorera Imana mu bice bitandukanye. Imana ibahe umugisha. Ndashimira Imana kubwa abakozi b'Imana cyane abo tutari kumwe ku munsi w'ejo. Imana ibahe umugisha cyane cyane. Murakoze gukorera Imana. Hari inshuti zanjye nyinshi nabo twabanye mu mirimo itandukanye, tutaramenya ko tuzanakora uyu murimo. Sibyo Apostle? Umuntu atazi ko atazi aho Imana imuganisha. Ariko rero tuganire kugira ngo ne kurondogora. Nukuri Imana iduhaye ubuntu bwo kuba muri iki giterane. Abateguye mwese muhabwe umugisha. Icyampa umutima wawe ukagirira Imana inyota. Haleluya. Kurushaho kurushaho kurushaho. Haleluya.
ukagirira Imana inyota kurushaho wari ugereye, ukifuza kumubona, ukifuza kugirana nawe ubucuti bwimbitse. Nta kintu gifite agaciro hano ku isi nk'umubano wacu n'Imana. Haleluya. Bifite agaciro ntagereranywa. Rero ndakwifuriza kugirira Imana inyota kurutaho. Haleluya. Turi muri iki giterane rero cyo kwagura, cyangwa aho umwuka w'Imana avugana natwe, kwagura imbago zacu ntitugarukire hafi. Ejo twabivuzeho, n'ubuhanuzi bwaciye muri Yesaya bwabwirwaga mu by'ukuri umujyi wa Yerusalemu wari warataye Imana, hanyuma guta Imana kwabo kubatera gusenyuka ku kigero gikomeye, uhinduka umujyi utakifuzwa. Umujyi wahoze ari w'igikundiro uhinduka umujyi utifuzwa, uhinduka amatongo, uhinduka uwatawe. Ariko Imana y'imbabazi, haleluya, Imana y'imbabazi, Imana ishimwe cyane, bakimeze gutyo bakiri muri ayo matongo, irongera ibavugaho iby'ibyiringiro by'uko bazatabarwa. Haleluya. Uyu mujyi utagikunzwe, watawe, umeze nk'umugore w'ingumba utarigeze abyara. Mu by'ukuri nubwo bakoresha ishushanya bumuntu cyangwa gupersonifiya, ariko si umugore wabwirwaga, ariko barimo ubuhanuzi bumubwira ko Imana izongera kumugarukaho. Twabivuzeho ku munsi w'ejo ne gutinda. Ariko ku murongo wa 2 nkoresheje Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, haravuga ngo ngaho agura ihema utuyemo, ryagure ribe rigari, wikwita ku byo uzaritangaho. Haleluya. Nkunda Imana, irabizi ko tutabishobora. Imana ishimwe cyane, ariko niyo yigwatiriza, niyo ibikorera muri twebwe. Ngo ngaho agura ihema utuyemo, ryagure ribe rigari, wikwita ku byo uzaritangaho. Rega imigozi y'ihema ryawe, shimangira imambo zaryo. Dore ugiye kwaguka impande zose, abana bawe bazigarurira amahanga, imijyi yari amatongo izongera iturwe. Humura, ntuzongera gukorwa n'isoni, wicika intege, kuko utazongera gusuzugurwa, uzibagirwa ikimwaro cyo mu bukumi bwawe. Haleluya. Ni Imana igitugarukaho ikatugirira neza. Imana ishimwe cyane, kandi imigambi yayo kuri twebwe ihora ari myiza. Ariko kujya kure kwacu tujya kure yayo nibyo byagona amakuba, uko byari byaragendeye iri shyanga Imana yari yaratoranyije. Imana ishimwe cyane. Iyo tuvuze kwaguka mu buryo busanzwe, twese turabizi, duhita twumva kwagukirwa mu byiza dutunze. Niba nari mfite imodoka imwe zikaba ebyiri, niba nari mfite inzu imwe nkagira n'iya kabiri nkodesha, niba nari mfite shop nto ikabyibuha, ibyo twese nibyo bibanguka, kuko turi abantu basanzwe bakunda ibyo bagarukira aho ngaho. Ariko reka mbabwire, nongere mbisubiremo kubw'imbabazi z'Imana, biba ari igihombo gikomeye mu bwami bw'Imana kwibwira ko ibyo byonyine ariko kwaguka Imana yabivuga. Haleluya. 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 Ni inyigisho zaducengeye buke buke, ariko ubundi zidakomoka muri Kristo, kuko ariko zivugika neza. Kandi twese abana b'abantu tukaba dukunda gukomera no kugira kontrole ku bintu, ziryohera amatwi yacu, ariko nitumenye ko twibwe. Muranyumva nshuti z'Imana? Ubundi ni inyigisho twakwita iza new age, aho umuntu yumva yaba Imana agashobora byose. Ariko kuko natwe mu byo Kristo atubwira habamo nuko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, bikivanga ntitumenye kugira gute kubivangura. Mu by'ukuri kwaguka kwa Hortense atajyanye Yesu ntacyo bimaze habe namba. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo umuntu bizamumara iki? Gutunga iby'isi byose. Ariko iby'isi byose murabyumva? Na Salomo mu butunzi bwe ntiyatunze iby'isi byose. Ariko Bibiliya ikavuga ngo umuntu byamumarira iki? Gutunga iby'isi byose. Mbese ibintu byiza byose biri muri Kigali bikaba ari ibyanjye, ibiri mu Rwanda bikaba mbifite byose, ngo hanyuma ngo byamumarira iki kubitunga narimbuza ubugingo bwe? Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo rero tuvuze kwaguka, tukagarukiraho abadafite ubugingo buhoraho, abatazi iby'ubugingo buhoraho, aho bagukira bakagera, aho batekereza bo iyo bavuga kwaguka, tukagarukiraho, ni ukuri kw'iyo mu ijuru tuba tubereye ubwami bw'Imana igihombo. Haleluya. Kandi umuntu abiyoberamo atabizi. Hari imyaka namaze narakijijwe, ariko nanjye ntekereza gutyo, nzi ko kwaguka ari ibyo, nzi ko gutabarwa n'Imana ari ibyo. Ni ukuri Imana igidutabara yo kabyara ikamara inzara iwacu. Inzara ufite abana iragatsindwa n'Uwiteka. Urakabona usonze uri wenyine, wakwicisha kwa poso bakagira ngo waje kubasura, wakwicisha ahandi bakagira ngo waje kubasura, ariko inzara ufite abana iragatsindwa n'Uwiteka. Ariko Uwiteka ni ukuri ajya duha ibiryo,
akaduha n'ibyo kwambara. Ariko iyo tuvuga ibi turimo by'ubwami, ibi turimo by'ubugingo buhoraho, bitandukanye no kugaburirwa, binatandukanye no kubyara. Imana ishimwe itanga urubyaro. Mwumvise buriya buhamya we, numvaga narira. Imana ishimwe idutabara, ikaduha amagara mazima, ikadukiza indwara cyangwa zikaba zidihari ntacyo zidutwaye. Imana nihabwa icyubahiro. Ariko nshuti y'Imana, turamutse tugarukiyaho icyo Yesu yakoze ku musaraba, cyaba cyaratubereye imfabusa. Ndagira ngo umutima wawe, ndakwinginze, umutima wawe ukanguke. Ujye umenya ibyo wumva ukabifata, ujye umenya ibyo wumva ukabita. Kavuga uti ibi birankerereje kandi binkundishije isi sanzwe nyikunda. Ubuzara umuntu utayikunda? Nta muntu udakunda kwambara neza, nta muntu udakunda kugenda mu modoka nziza. Njya mbyumva hari igihe ngenda mu nziza, nkagenda mu yo hagati, nkagenda no mu mbi. Njya numva rero itandukaniro. Hari igihe ngenda muri taxi voiture ishaje cyane, ikagenda imeze ukuntu nyine, ukanayivamo udafite fieri. Ariko wagira umugisha ukagenda nko mu cyiza, ukajya ukivamo ufite fieri. Hari ukuntu nyine kiba kiryoshye kisumba izindi. Urukundo rw'ibyisi rero turarufite twese. Ntidukeneye kurwigishwa, turarusanganywe. Ubu ntimubona ko mufite dress code, ntimuberewe. Ubu hari umuntu wagowe nuko atayibonye cyangwa ikazi itameze nk'uko yashakaga. Rero urwo rukundo turarusanganywe. Nshuti z'Imana, kubw'imbabazi z'Imana, ndakwinginga mu bintu Yesu yabwiye abantu kwirinda, yavuze ngo nimwirinde uko mwumva. None niba wumva buri munsi ikintu kigukundisha ibyo usanzwe ukunda, uzageza uzakura hehe agatege ko kubibamba? Uhora wumva ibi bigukundisha kandi dusanzwe tubikunda. Dukwiriye kurengaho tukamenya ibyo duhobera, tukamenya n'ibyo tujugunya. Simvuze umuntu, simvuze pasiteri mugenzi wanjye, simvuze, ariko ndavuga inyigisho. Haleluya, ndavuga ibivugwa. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Ubwo rero niba narakubangamiye, twaje kuvuga ngo twagura imbago zacu ntizigarukire hafi, zigere kuri, ukumva tuvuze ibintu byo kutaguka, nagira ngo ubwire ko ariko kwaguka kukuri. Haleluya, niko kwaguka kukuri. Ntacyo byamarira Imana Hortense kugenda ari Hortense akabyara abandi basa na Hortense bo gukora amahano, ariko Imana iryohewe no gukora umurimo muri njyewe. Haleluya. Hortense akagabanuka, Yesu akaba mwinshi, noneho akanyohereza kugira ngo sinjyane ibya Hortense, njyane ibya Yesu, kuko ibya Hortense ntibyakiza, ntibyakwihanganira umuntu, ntibyakunda udakunditse, ntibyatsinda icyaha n'amarari y'iyi si. Haleluya. Yesu rero nubwo ashaka ko twaguka, kuko imibare ya Yesu iteka ivuga isi yose. Twabivuze ku munsi w'ejo, yabwiye abagabo batigishijwe kandi bafite ubwoba, ariko batuma kugera ku mpera y'isi. Yesu avuga isi yose, data avuga isi yose, niko yabwiye Aburahamu, iteka avuga ibintu by'isi yose. Kwaguka tukagwira, arabiryohewe kugira ngo icyubahiro cye gikwire isi yose, nkuko twabivuze ku munsi w'ejo muri Habakuki. Ariko ndajyana iki? Ndaguka niki? Kungwiza azabyungukira mwiki. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Imitima yacu ikangukire kwifuza ko Yesu agwirira muri twebwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Handi twavuze ejo muri Habakuki 2:14, haravuga ngo Imana yifuza ko isi yuzura gloire yayo, yuzura glory, yuzura ikuzo, ubwiza bwayo. Ngo Imana yifuza ko bwuzura isi yose nkuko amazi ashobora akuzura akarenga imisozi. Ngo Imana ariko yifuza ko icyubahiro cyayo abantu bakimenya. Haleluya. Aho rero tubyungukiramo, kuko icyubahiro cy'Imana ntikizatwarwa n'abamarayika, kizatwarwa natwe abantu bambaye umubiri, abantu b'intege nkeya, ariko babwiye Yesu ngo yes Lord, babwiye Imana ngo yego mwami, nubwo tutabyumva, nubwo tubona bitungura, kuko ibi bintu bitinda kunguka. Haleluya. Uzi igituma abantu batsangirana n'umwami bakayobaho gatoya? Kuko Imana iratinda pe, nk'ifite igihe. Erega ariko gitinda, ituye muri eternity, ituye mu bihe bidashira. Kuko ituye mu bihe bidashira rero, umwaka umwe, 2, 3, 10 nta kintu biyitwara. Iravuga Hortense twamuheza mu bukene imyaka 10, icyangwa umwana uko azavayo atagishaka amafaranga, atari yashyize imbere, ashyize ubwami bw'Imana imbere. Rero ntiyihuta. None kuko itihuta rero, gutegereza bikatuvuna. Ariko reka mbabwire, iryohewe nuko waguka, iryohewe nuko ugwira, ariko ukajyana Yesu muri wowe. Igituma rero dushukwa, bamwe twagurisha ubugingo bwacu, kuko
ibyayo byatinze kuza, ukabona bwa bukire bw'abo muturanye burihuta, ubwawe burakererewe, kumenyekana ko abandi kuranyarutse, ibyawe birakererewe, aho kwigira imbere ukajya ubona biramanuka, noneho tukagwa mu mutego, tukayobera mu nzira zitari zo. Imana y'imbabazi ikugarukeho, nanjye igarukeho uyu mugoroba, ikora ikintu gishya mu mitima yacu, kuko imigambi yayo ni myiza kuri twe. Imana yahamagaye Aburahamu mu gice cya 12, iramwibwira, imubwira naho imujyana n'ibyo izakorana nawe, imubwira aho bimwe kuko byari bigari cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imubwira ukuntu azakwira isi yose, imubwira iby'urubyaro ruzakwira isi yose, rukangana n'umusenyi wo ku nyanja, rukangana n'inyenyeri. Imubwira ibintu bidakwirwa mu bwenge bw'abantu, ariyo yagiye kugira gute kumushaka. Haleluya. Ntiyari yabanje kuyisenga ngo ayibisabe kuko ntabyo yarazi, ariko Imana mu migambi yayo iteka ireba ibintu bikwira isi yose, kuko irashaka abantu bose bayimenye. Haleluya. Nta kibazo namba rero ifite cyo kutwagura, habe namba. Nkuko yasanze Aburahamu niko yagusanze utari wakizwa, ikumenyesha inzira z'agakiza, iguha Yesu. Haleluya. Yari itangiye urugendo mu mutima wawe nkuko yari rutangiye mu buzima bwa Aburahamu, imukura iwabo aho bagurishaga ibigirwamana, imugirira neza, ariko yifuza iki? Yifuza kumwimenyesha ngo bamenyane. Haleluya. Bitangirira mu kumenyana nayo, imwibwire bamenyane. Haleluya. Nibarangiza bakorane isezerano, cyangwa icyo twakwita igihango. Iyo tuvuze isezerano bari bugufi, kuko niyo tugiye mu mazu y'abantu dusezerana nabo kontra z'imyaka mike, ariko igihango ni ikintu kidashira. Imana ibanza yimenyesha Aburahamu, bagirana igihango kidakuka. Haleluya, haleluya. Kugira ngo bigende gute? Kugira ngo nimara kumenyana nawe, Aburahamu akamenya ibyo Imana ikunda, akaba mu gihango, nirangiza muri Aburahamu ikuremwe abandi bana, Aburahamu azatoza iki? Inzira z'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Mwitangira 18 kugeza kuri 19, Tangira 18 kugeza kuri 19, haravuga ngo kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko. Mwumvise imigambi y'Imana? Haleluya. Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi, amahanga yaheye yo muri Kanombe, amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Haleluya. Mu muntu umwe amahanga yose yo ku isi azagira umugisha. Ngo kuko icyatumye mumenya, umva Imana imugarutseho. Haleluya. Icyatumye mumenya, iri jambo akenshi turikoresha mu miryango ku bapapa bigarukiraho, ariko ibi birenze abana twabyaye mu buryo buri biologique, birenze abana bo mu nda. Ngo kuko icyatumye mumenya nukugira ngo ategeka abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho kugira gute? Gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Haleluya. Muri make icyatumye Imana imenyana na Aburahamu ikamwimenyekanisha, umva icyo ishaka. Irashaka ko ibintu Aburahamu azajya downloadinga ku Mana. Haleluya. Ibintu Aburahamu azajya avugana n'Imana akabikura ku Mana, Imana ikamwigisha amategeko yayo akayitondera, ikamwigisha ibyo ikunda bikamubamo. Imana irashaka ko bizakomereza muri Aburahamu. Aburahamu agakora uwuhe murimo? Kubitoza abana be n'abo mu rugo rwe bose, n'abazegerana nabo bose, akabatoza iki? Ibyo yakuye hehe? Ku Mana. Muranyumva nshuti z'Imana? Kwaguka nuko nguko. Haleluya. Nibyo dukura ku Mana, Imana ikatwimenyesha, ikatumenyesha ibyo ikunda, ikatumenyesha ibyo dukwiriye kwitondera. Nta mubano w'abantu n'Imana hatabayeho igihango, nta mubano w'abantu n'Imana hatabayeho isezerano. Yesu aradukunda, yaradupfiriye ku musaraba, ariko yaravuze ngo umuntu nankunda azagira gute? Azitondera. Haleluya. Umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. Muri make nta kinyoma, ntitumufurata, ntitumubesha ngo turamukunda iyo tutagize gute? Tutitoza kwitondera amategeko ye. Muranyumva nshuti z'Imana? Umubano w'Imana n'abantu ni mu gihango, ni mu isezerano, ifite ibyo idusaba natwe tukemera ko tugiye kwitoza kubibamo. Yo kabyara ikazi kabishoborera muri twebwe. Haleluya. Umurimo wawe n'uwanjye ni ukumubwira ngo Mwami simbishoboye, ngwino ushoboze. Haleluya, haleluya. Uyu Aburahamu Imana yari imuhaye umurimo umwe wo kujya yikuraho ibintu akabimenya, yarangiza akabitoza urubyaro rwe nabo mu rugo rwe bose, akabatoza kuzabikomeza.
gukomeza mu nzira y'Uwiteka. Iyo tuvuga kwaguka, ni ugufata ibyo twumvanye intumwa, ni ugufata ibyo twumvanye abashumba, ni ugufata ibyo twumvanye abavuga butumwa beza, ni ugufata ibyo twize bikaba muri twebwe, twarangiza tukabihereza abandi, nibwo izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro. Haleluya. Niba ukibayeho agakiza kawe wenyine, bigarukira muri we wenyine, urimo uraduhombera, urimo urahombera ubwami bw'Imana. Ubu bwami ni uruhererekane. Impamvu tuvuga ubutumwa bwiza nuko hari abagore n'abagabo bavuze kera. Haleluya. Bagenda babihererekanya byambukana za generation na za generation, uyu munsi bitugeraho. Nitugwa muri uyu mutego wo kwirebaho gusa, haleluya, tuzaba duhombeye ubwami bw'Imana. Abrahamu yarabishohoje ibyo yagombaga gusohoza, hanyuma muri we hari imbuto y'igitangaza ituma twebwe uyu munsi twitwa urubyaro rwa Abrahamu kubwo kwizera. Imbuto yitwa Kristo yagombaga kuva muri we. Rya sezerano ryo kuzura isi riraba abizera twese. Abrahamu nitumuzi ntituzeho yavukiye, bamwe muri twe ntituragera muri Israeli, abandi mwageze ariko ntimubizi neza, birivangavanze byaranahindutse, ariko twitwa urubyaro rwa Abrahamu kubwo kwizera. Haleluya. Twuzuye isi yose. Za guverinoma z'ibihugu ntizishobora kuzimya itorero, uburozi bw'isi yose bwiteranyije ntibishobora kuzimya itorero, abarozi b'uburyo bwose n'abasataniste b'uburyo bwose biteranyije ntibashobora kumaraho urubyaro rwa Abrahamu mu kwizera, ntibashobora kurumaraho. Haleluya. Mwitotezwa ry'itorero rya mbere barabicaga, uko babica bakarushaho kugwira, bukeye baravuga ngo reka tubashyire muri essence, ababishopu tubaha amafaranga, tubatunge, tubashyirire neza. Itorero ritangira kuvangirwa no kuzima, ryazimiwe mu bihe byiza, ntabwo ryigeze rizimira mu bihe bibi. Haleluya. 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 Uyu munsi abakijwe twitwa urubyaro rwa Abrahamu, yakwiriye isi yose. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 4:13 haravuga ngo kuko amategeko atari yohesheje Abrahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ry'uko azaragwa isi yose. Haleluya. Isi yose. Imana iteye ubwoba, ntigitinya kuvuga isi yose ku muntu utararenga n'umudugudu w'iwabo. Imana ntigigira ubwoba bwo kuvuga isi yose kuko yizeye imbaraga zayo. Haleluya. 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 Kuko amategeko atari yohesheje Abrahamu cyangwa urubyaro rw'isezerano ry'uko azaragwa isi yose, ahubwo yariheshejwe no gukiranuka kuva mu kwizera. Haleluya. Imana yamusezeranyije kuzura isi yose ku rubyaro rwe, ariko mu by'ukuri nubwo ari urubyaro rwa Abrahamu, ariko ni urubyaro rwitirirwa Abrahamu, ariko rugahinduka urubyaro rw'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Niyo mpamvu kwaguka kwawe igihe cyose nta nyungu z'ubwami zizaba zirimo, bizaba atari ukwaguka. Ni urubyaro rwitirirwa Abrahamu, ariko ni urubyaro rwandi rw'Imana. Mu kwaguka kwawe ubwami bw'Imana bugomba kuba bufitemo inyungu 100%. Imana ishimwe. Haleluya. Muri ubu bwami nshuti z'Imana, ibi bintu ni uruhererekane. Pawulo yabwiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2, yandikiye Timoteyo igice cya 2:2. Ibyo bintu biroroshye bifate mu mutwe. Timoteyo 2:2. Byo ni byoroshye. Haleluya. Mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2:2 ngo kandi ibyo mwanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ibyo mwanyumvanye imbere y'abahamya benshi mubimenyesha abantu bo kwizerwa, nabo bazashobora kubyigisha abandi. Ariko abantu biteguye gukomeza iby'ubwami bwa Data nibo bake ugereranyije n'umubare w'abari mu nsengero. Reka nsubiremo kano kantu n'ubwo kataryoshye. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ibyo mwanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabibwira abandi bantu bo kwizerwa, bazashobora kugira gute? Kubibwira abandi. Abantu biteguye gufata ibya Yesu bakabiha abandi. Abantu biteguye bataranabitanga, abantu biteguye gufata ibya Yesu bikabuzura, bikaduheraho, bikabuzura, bakavuga ngo ejo twatanye isengesho rivuga ngo Yesu ndifuza kuberaho wowe. Haleluya. Abantu ugereranyije n'umubare w'abari mu nsengero, hanyuma muri uwo mubare w'abari mu nsengero zitandukanye ukareba abantu bashaka ibya Yesu bavuga ngo Yesu nyuzuza ibyawe, uzasanga ari bakeya ugereranyije n'abicaye mu nsengero. Imana itugirire ubuntu. Twarenga aho ngaho noneho abantu noneho biteguye kwakira iby'Imana bakabimenyesha abandi, bagenda barushaho kuba bake cyane. Cyangwa akagira umuntu nyumva. Haleluya. Mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Filipi yavuze amagambo ababaje aturiho no muri iki gihe. Mu gice cyaho cya 2:19 kugeza kuri 21
yaravuze ngo niringiye mu mwami Yesu kuzabatumaho Timoteyo vuba, kugira ngo nanjye nshyitse umutima hamwe maze kumenya ibyanyu. Dukurikire neza kano kantu nubwo ariko twagumana gusa. Haleluya. Niringiye mu mwami Yesu kuzabatumaho Timoteyo vuba, kugira ngo nanjye nshyitse umutima hamwe maze kumenya ibyanyu. Kubera iki? Yari intumwa ifite umutima. Ayo matorero hirya no hino aho yageze naho atageze yarabafite ku mutima, ahora yibaza ese nimpava, ese inyigisho z'ibinyoma n'ibiyobe ntizizabinjirira, ese ntihazaza bigize nk'intama kandi ari ibirura bakabatesha umurongo. Yahoranaga igishyika nk'icy'umubyeyi wese. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Niyo mpamvu arimo kuvuga ngo niringiye mu mwami Yesu kuzabatumaho Timoteyo vuba, kugira ngo nanjye nshyitse umutima hamwe maze kumenya amakuru yanyu, ko mukiri mukuri, ko mutayobye, ko ibirura bitabinjiriye. Umva rero akababaro ngo sifite undi duhuje umutima nkawe, nkande nka Timoteyo, uzita ku byanyu by'ukuri. Torero ry'Imana, sifite undi duhuje umutima nkawe nka Timoteyo, uzita ku byanyu by'ukuri. Mu Kongereza gakeya nzi haravuga ngo for I have no one like minded. Umuntu duhuje gutekereza ku bwami bw'Imana, umuntu duhuje gutekereza ku bugingo bw'abantu, umuntu tubabajwe, tubifitiye umubabaro ungana, umuntu tubifitiye umutwaro kimwe, umuntu ushyize imbere kubona abantu bakizwa nta yindi nyungu, nta wundi mubare uri inyuma. Sifite uwo muntu. I have no one like minded who will sincerely care for your state. Sifite uwo muntu dufite gutekereza kimwe kuri mwe, uzabitaho by'ukuri bivuye mu mutima, ngo yite ku buryo mumeze. 21 ngo kuko bose basigaye bashaka ibyabo, badashaka ibya Yesu Kristo. Bera b'Imana, kwaguka, imbago zacu zikaguka tukagera kuri, ariko mu mutima dushaka ibyacu gusa. Uko si ukwaguka ko mu bwami bw'Imana, ni ukwaguka ko mu bwami bw'isi. Kandi mu bwami bw'isi baraguka, bajya bagira arya babyita franchise, kimwe kikavuka hano, ikindi kikaba muri Amerika, ikindi bikagira amazina asa. Nkuko dufite za SP Petrol Station, tukagira za Total, tukagira za Rubis, tukabigira ku rwego rw'isi, tukagira za McDonald, tukagira cya kindi kiri hariya mu Giporoso, tukagira bigakwira isi yose. Kandi ni byiza, bifite umumaro, bitunga abantu, ariko ntaho bihuriye no kwaguka ko mu bwami bw'Imana. Haleluya. Igihe umutima wanjye n'umutima wawe, nshuti z'Imana, tutaragira ko gahinda mu mutima, igihe tukigarukira gusa kugushaka ibyacu, tuzaba turi igihombo mu bwami bw'Imana. Ibiterane bizaba, ibindi bibe byiza, biteguye neza, ariko bisige turi ahantu twari turi tugarukiyeho. Ndabibabwira nanjye nibwira, kuko ibitureshya twese birasa. Haleluya. Sifite undi duhuje umutima nkawe, uzita ku byanyu by'ukuri, kuko bose basigaye bashaka ibyabo, badashaka ibya Yesu Kristo. Kwaguka kwacu ni iki? Ni ukubyarira Imana. Haleluya. Haleluya. Umurimo umwe wonyine Yesu yasigiye abantu, ni uguhindura abantu kuba abigishwa. Ndakagira ubucuruzi bwaguke, buva i Kigali bugere Gisenyi, bugere Dar es Salaam, bugere Nairobi, ariko muri bwo, haleluya, njyewe wabuhawe, wahawe uwo mugisha. Nibuka uwo ndiwe, nibuka ko mfite ubugingo buhoraho, mvuge ngo mu bucuruzi bwanjye hazavuka abigishwa ba Kristo. Haleluya. Niba nzi kuvuga nzavuga, niba nzi gukora imirimo myiza nzayikora, niba ari ugutanga nzatanga, ariko nzahuza abantu n'ubugingo buhoraho. Uko niko kwaguka. Nibitaba ibyo, amafaranga abakorera Satani barayafite menshi, kandi bazahora bafite menshi, kubera ko ibyabo bizagarukira inanga. Niyo mpamvu ibyo abasha gutanga yabibahera inaha. Haleluya. 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 Iyo tugiye kubyara, tubyara abana basa natwe. Kwaguka rero kw'amahema yawe kuzabamo ibirundo by'abantu n'abacuti n'abana, ariko basa nawe. Uko rero ntabwo ari ukwaguka. Kubera iki nshuti y'Imana? Nta muntu utari umwigishwa wa Kristo ushobora kubyara umwigishwa wa Kristo.
nta muntu utarimo wigira kuri Kristo ushobora gutoza umuntu uri inyuma ye kwigira kuri Kristo. Azamukundisha iby'isi, azamutera ko najya gusenga iteka azaca muri njyewe kuko ni njyewe umugererayo, kugira ngo akomeze ankenere nimanzanira amaturo yanzaniye n'ibindi. Ariko umwigishwa wa Kristo, umuntu ushishikajwe no kwigira kuri Yesu, umuntu utarabirambirwa nubwo yaba amaze imyaka mu gakiza, haleluya, umuntu uhorana inyota kuvuga ngo Yesu nyigisha, mpindura gusa nawe nubwo amaze imyaka 50 mu gakiza, mpa gusa nawe, ngwino uvure hano harwaye, ngwino ugere mu nguni yikunda y'umutima wanjye, ngwino utambamira ubu bwibone bwari bumaze kwinjira. Umwigishwa wa Yesu niwe uzabyara undi mwigishwa, ibindi ni ikinyoma, ibindi ni abafana n'abafollowers. Yesu nigeze adutuma gushaka abafollowers, yadutumye kurema, gukora abigishwa, kurera abigishwa. Mu bafollowers rero hagombye kuvamo abandi bigishwa, nibaguma ari abafollowers gusa. Ariko reka mbabwire, Imana y'imbabazi itwigisha, ndimo ndayinginga ngo inyigishe, simbizi, itwigishe, nibitwigisha gusenga, nibitwigisha ukundi kuntu twakora, ntago mbizi, ariko iturengere. Ubushize umwana umwe dukorana umurimo Karongi yarambwiye, umuntu umwe yararimo gukangurira, kubera ko twasengera Karongi yafunze, yararimo kumukangurira ahandi twabasabye ko bajya guteranira. Umuntu umwe aramusubiza, umuntu umaze imyaka mu rusengero aramusubiza ngo ariko Imana yaduhaye konji, ngo none nawe urimo uratubuza amahoro. Seriously? Mbese guterana byari umugoko? Abakristo kimwe natwe bamaze imyaka bo mu matorero akomeye nka za ADPR bajyaga bandika basubizanya ngo ubu nyine ngo ntabwo tuzongera gutanga icya 10 kuko ni muri corona, ngo abantu ngo bari online, ngo Imana ishimwe ngo turaruhutse. Uraruhutse? Imana ntiwigeze uyimenya, waguhaye Yesu ntumuzi, uwambaye ubusa ku musaraba ntiwigeze umumenya, ukesha byose ntiwigeze umumenya. Abamumenye turimo turasiganwa tumubwira ngo nyigisha uko bagukorera kurutaho, ngo ukorere mu bundi buryo, nyigisha uko bakwiha nongere nkwihe kurutaho, mbwira ibindi byakuryohera, ibindi byaryohera umutima wawe bimbwire nabyo mbiguhe. Mutima wanjye wararize ngo Imana yaduhaye konji, ngo nawe uratuza amahoro. Serious? Twubatse idini aho mu mujyi umwe mu karere kamwe hasigara mu itorero rimwe, abantu bakanga kujya kuriteraniramo. Ubwo se bakundaga amateraniro yera? Ubwo se bakumburaga ibihe byo kubana n'umwana? Ubu si itorero wari urimo niba ari se rizamara imyaka rifunze, niba se ritazanagaruka? Bera b'Imana, nicyo kikwereka ko tutigeze dutoza abigishwa. Umwigishwa wa Yesu ameze nka Mariya, abakumbuye kwicara ku birenge bya Yesu, nubwo yaba arimo yigishwa n'umwana, umwana wenda utazi no gusoma imirongo, ariko aravuga ati nkumbuye kuba mu materaniro y'abera, nkumbuye kuramya Imana, nkumbuye guhoberana na bene data. Aho umukozi w'Imana bafungiye ahamagara ubuyobozi akabubwira ahandi batafunze, kuko kuki bari abo barimo baterana, twakabaye dushima Imana byibuza ko hari itorero rihari ku musozi twakoherezamo, ariko ko tutabapfiriye, ko nta n'ikintu twakoze twabonye muza, mubuza gute kujya guterana? Umurimo Yesu yadusigiye n'umwe muri Matayo 28:18 kugeza kuri 20. Ngo nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose, muhindure. Yesu yaratwizeye kukigera aziko ubuzima bwawe bushobora guhindura ubuzima bw'undi muntu. Mwebwe mugende muhindure, imbaraga zihindura ziri muri twe, abantu b'inzabya, abantu ubuntu buzuyemo n'intege nkeya, abantu tugambirira gusenga bikatunanira, abantu tugambirira gukiranuka bikatunanira, ariko Yesu aratwizera mu mbabazi ze, aravuga ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, ariko mwebwe nimugende mbabikijemo muri mwebwe ubushobozi bwo guhindura abandi bantu. Abantu ntibazahindurwa n'abamarayika, abantu bazahindurwa natwe. Haleluya. Mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubahindure abigishwa. Haleluya. Make disciples mu mahanga yose. Ya Mana nta kibazo ifite yuko uzagukuga ku isi yose, kuko ni Imana y'amahanga yose, ni Imana y'amahanga yose. Arabwira abagabo 11 bafite ubwoba, ariko arimo arababwira ngo ubutware narabuhawe, ndabubahaye namwe, nimugende muhindura abantu bo mu mahanga yose, mubahindure kuba bigishwa. Bigenda bite abantu baba bigishwa bate? 20. Dore uko abantu baba bigishwa nuko, si mu kubyina, si mu kuririmba,
ngiye gukora irindi shyano ariko ndariretse. Haleluya. Nubwo ibyo nabyo ari byiza, ariko baraba bigishwa bate? Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Umuntu aba umwigishwa atozwa kwitondera ibyo Yesu yatubwiye. Haleluya. Kwigishwa kwitondera ntibivuga ko nabibashije byose, ariko ndi mu rugendo ndabyiga buri munsi. Uyu munsi yongeraho kamwe, ejo hakiyongeraho kandi, ejo hakiyongeraho kandi. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Twaranyazwe inshuti z'Imana, twitiranyije kwaguka, twitiranyije umugisha, twitiranyije ibyo byose isi ishima, twabwitiranyije nk'uko abadafite, abatazi amakuru y'iby'ubugingo buhoraho nk'uko babyita, natwe byaratwinjiriye abari ko tubyita. Imana itugirire ubuntu. Icyo Imana yifuza nuko icyo wagukirwamo cyose, icyo ugiriramo umugisha cyose, uruhare rw'Imana ruhaboneka. Haleluya. Haleluya. Muri abagore kandi mwese murimo n'abakobwa, harimo n'abagabo badusuye, twese ntituzaba abapasiteri n'abavuga butumwa. Ariko reka nkubwire, iyi si ntuzayibasha niwibwira ukagarukira ku rugero rwibwira yuko wowe icyo Imana igushaka ari ugutanga gusa. Mbese wowe ushinzwe gutanga gusa, ariko ntusoma ijambo ry'Imana, ntusenga kuko nta mwanya ufite, utanga wowe amafaranga, iyi si ntuzayibasha. Uzakora nk'uko abanyabyaha babikora, igihe cyo kurya ruswa uzayirya, igihe cyo kugura amasoko uzayagura, kuko wowe wahisemo ngo gutanga amafaranga gusa. Ntiwigeze uzana umutima wawe ngo wige kwitondera ibyo Umwami Yesu yasize ahamije. Lidiya wo muri Bibiliya yari umucuruzikazi mu byakozwe n'intumwa, kandi n'ibi nabyo yarabikoraga. Ngo ba Pawulo baje kubwiriza yabateze amatwi afungutse umutima. Haleluya. Arabiginga ngo nibaze mu nzu ye. Inzu yaje guhinduka serire kandi ari umucuruzikazi, ariko yumva ibyo bigisha. Priscilla na Akwila twabita ko bari abacuruzi. Haleluya. Yari couple ikora amahema kimwe na Pawulo, ariko igihe kimwe bagiye gukosora umuvugabutumwa, ngira ngo ni Apolo niba mzibuka neza, ngo bamwumva yigisha ariko bumva ibyo atazi kuvuga neza, atarasobanukirwa hari by'umwuka wera n'ibindi. Baramuhamagara bamushyira ku ruhande. Abantu b'abacuruzi ariko ushobora kubwiriza bakamenya ko babwirije iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri. Baramuhamagara bamushyira ku ruhande mu nzu yabo, baramutumira ngo barongera baramuhugura. Haleluya. Kugira amafaranga si urwitwazo rwo kutagira umwanya wo gusenga no kuba muri Bibiliya. Kuba umugore si urwitwazo rwo kutatunga amagambo y'Imana muri wowe. Kugira akazi kenshi ugakorera UN, Imana ishimwe ko tutaziranye, abayikorera Imana ibaho umugisha, mujye muzana amafaranga mutunganye inzu y'Imana, ariko si urwitwazo. Kuko imiyaga y'isi niza izakujegeza, kuko amafaranga ntago ajya akomeza umuntu, ariko ijambo ry'Imana twabikiye mu mitima yacu. Haleluya. Riradukomeza, rikaturinda gucumura ku Mana, rikatubera inkomezi. Haleluya. Mwibuke yanzu yo ku rutare na yanzu yo ku musenyi, kuko imvura kugwa kwizagwa. Imvura igwira abakorera UN, imvura ikagwira abatagira akazi namba, imvura ikagwira abafite ubutunzi bukomeye, ikagwira abatabufite, hanyuma itandukaniro rikabaho bubatsi. Kandi kubaka kuri Yesu si ukuvuga ngo naramumenye. Yaravuze ngo abameze nk'abubatse ku rutare ngo nabumva ijambo rye bakarishyira mu bikorwa. Haleluya. Niryo tandukaniro. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Ibyiza byose Imana iguha, haba kubyara, haba gucuruza ugahirwa, haba kunguka, haba kumenyana n'abantu, haba kumenya kubana n'abantu. Nabonye abantu bazi kubana neza bikaryo. Ibintu byose byiza Imana iguha, yifuza ko wabikoresha kuri abo bantu wagize umugisha wo kwegerana nabo no kugeraho, ariko uvugiramo Yesu. Haleluya. Uvugiramo Yesu. Nkaho imirimo myiza bene data hano hirya barayiturusha. Ariko ntibazi iby'ubugingo buhoraho. Haleluya. Mu bikorwa byawe byiza, mu mirimo yawe myiza rwose, ukwiriye kumekinga sure ko abo bantu Imana yaguhaye kugeraho, kubagiraho ubushobozi, ubahuza n'umwami w'abami. Gukiza si ukwacu, ariko kuvuga, kwera imbuto, gusenga ni ukwacu. Hanyuma umwuka wera ukabyara uwagukijije nawe akabakiza. Njya mbwira Imana nti Imana we wampaye agakiza ukanshobora, nta muntu n'umwe utaha agakiza. Haleluya. Ariko kugendera Imana ni ukwacu, uko niko kwaguka kukuri. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Ndumva nasoza, kanangirize kuri iki.
ndakwifuriza kutaba muri aba bantu. Abera benshi bararangaye, ntago bari muri business ya Yesu, basa nk'abayirimo ariko batayirimo. Kubera iki? Ntibarimo gutoza abandi bigishwa ibintu bibafasha umwanya, bifasha amafaranga yabo, byose nka 90% byose ni ibintu bizashira, ni ibintu tutazajyana mu ijuru, ni ibintu bitazaragwa eternity, bitazaragwa ubugingo buhoraho. Uko kwitwa kurangara, niba ushora amafaranga yawe, ushora umwanya wawe munini, bigarukira mu bintu bishira gusa, uri umwana w'Imana ariko urarangaye. Yesu yaciriye abantu umugani muri Luka 12, dore ku murongo wa 13 tugeze kuri 21. Usomye hejuru ahabanza nibwo wabyumva, ariko ntabwo twasoma kubw'umwanya watanga. Yesu rero kuvuga ku bintu bikomeye. Ni nkuko muri iri teraniro twaba tumeze nk'abafashijwe, ariko umuntu agahita afata ijambo agatera nk'urutoki hariya inyuma, nkuko tumeze neza twese turimo turashyuhira gusa na Yesu, turimo tumva twarimwe abigishwa, ndibaza ko ariko bimeze mitima. Ariko umuntu agahita asaba ririya jambo, agahita avuga ati ariko ubu kuki muri izi ndabo batashyizemo urw'umutuku? Mbese mukamuha ijambo muzi ko agiye kujyanisha aho twari turi, ariko agahita avuga ati ubu kuki nta rw'umutuku bashyizemo? Niko Yesu bamugenje, amaze umwanya arimo yigisha ibintu bikomeye, ngo muri iryo teraniro havamo umuntu ku murongo wa 13, ngo nuko umwe muri iryo teraniro aramubwira ati mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu, tugabane amasambu. Yesu amaze kuvuga Samoni, bakozi b'Imana mureke dukomere. Niba Yesu barabimukoraga se twebwe tutazi no kubivuga? Haleluya! Umwana w'Imana wavuye mu ijuru, ufite imyaka 3 irengaho gato yo gusa agasubirayo, niba mu kibwiriza cye harabonekaga abantu nk'abo, mureke dukomere. Ngo asaba ijambo, ngo aramubwira ngo mwigisha, bwira mwene data. Muri make Yesu yari yahereye, we yari afite ibibazo by'amasambu y'iwabo, ntiyigeze yumva ikintu kimwe Yesu yavuze. Mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu. Yesu arumirwa, nawe aramusubiza ati wa mugabo we, ninde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Muri make singarukira mu by'amasambu y'inahanga, singarukira mu by'amazu n'amamodoka. Ni byiza kubitunga, mu ijuru tuzahuriraho, bamwe barabitunze abandi batarabitunze, si cyo cyanzanye. Arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Nuko abacira umugani ati hariho umukungu, byabaye ngombwa ko ahinduranya ngo topic ngo arebe ko abantu nk'abo barimo bareba amasambu no kugabana bakumva nabo. Ngo nuko abacira umugani ati hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane. Nuko aribaza mu mutima ati ndagira nte ko nafite aho munika imyaka yanjye? Aribwira ati ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye nubaka urundi runini, aba arimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Ngo nibwo nzabwira umutima wanjye nti mutima ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti wamupfuwe, muri iri joro uranyaga ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyandi. Niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Nibyo binda Apostle yatubwiraga mu kanya, ngo igihe cyo kwamburwa uyu mubiri nikigera, tutarateguriwe ubundi, tutari mu bawuteguriwe, tuzajyahe. Yesu amaze kubwiriza umwanya munini, avuga ibintu bikomeye. Umuntu utageze yumva habe namba. Hindura umugabo wawe, unaniwe gutegereza, ugiye mu bapfumu gushaka inzaratsi, urashaka igikundiro. Igikundiro cy'ukuri kiva ku Mana. Iyo Imana yaguhaye igikundiro, nubwo wawe usa n'ingagi yo mu birunga, ibitava ku Mana biragatabwa, biragahera, birakarorera.